What's up, good family? Welcome back to the channel. Uyu munsi murabona ko dufite abashyashya nyine family ihora ikura. Yeah. So uyu yitwa Viviane. Na Viviane batandukanye. Viviane the actress, abantu bareba Inzozi series muramuzi. N'ubundi akina yitwa Viviane, right? Divine. Oh yes. Akina Inzozi yitwa Divine. Hano hari Viviane, Marie France, ni umubloga yandika ibintu bijyanye no kwambara neza, gusa neza, style. Viviane Marie France? Yego. Ariko na blog yawe ni Styled by France. Ni blog nkurikira abantu byabambaza ngo uguriraho imyenda, afite manakuye udutips kwa Styled by France. So uyu munsi waje nyine kuduha umusada. Uyu munsi yagiye gushya nk'ibisanzwe kuvuga urukundo. Muri tayari cyane. Ya tujye kuvuga amabanga. Hari abantu badakunze kumvikanaho, ugasanga abantu barashwanye bavuga ngo ntago yampisha ibi, ngo ntago nabyihanganira, ugasanga abantu babigize excuse. Ariko mu by'ukuri wareba ukavuga njyewe ntekereza ko hari amabanga, njyewe ku giti cyanjye ntekereza ko hari amabanga nashobora kubwira umuntu nkunda niyo byabigenze gute, niyo byasobanura ko dutandukana. Ariko yes, abimenye wasobanura impamvu utabivuze, ariko kubera ko wenda ari information utagomba kuvuga ntuyivuge, sibyo? Nibyo bibaho cyane kuko njye ikintu ntekereza ibanga riba ari ibanga kubera impamvu uba warigize ibanga kubera impamvu, ntabwo ibintu byose ari ngombwa kubivuga. Nanjye ndagusapotinga kuri iyo sije. Nimba turi kudatinga hari amabanga ntashobora kukubwira ko wakuri boyfriend wanjye, ariko nshobora kuzakubwira ko uri umugabo wanjye. So ntabwo ibintu byose ari ngombwa kubivuga even though mvuga cyane, ariko ugomba kugira limit kuko ikintu kiba cyabaye ibanga kubera impamvu. Ndakubona bivuga kujya kuko hari urwego agomba kugeraho ukabona ko yamubwira, kuko hari urwego uburiho ntube wasiporta ikintu mubwiye bitewe n'uburyo tumeranye. Kuko niba tutangiye kuvugana ari nk'amezi 3 tutangiye kumenyana, hari ibintu ushaka kubwira ntubashe kubyakira, ariko please tuvugana ukaba wabyakira. Hari n'abajya bavuga ngo iyo umubwiye yaragukunze ntaba akikuretse, kuko probably yamaze kugukunda ntari ubashe kukureka. ni prison se. Hari abantu babyitwaza ugasanga ahisha ikintu ngo azakikubwire waramaze kumukunda cyane, which is not good aho ngaho. Vivi, wowe utekereza ko umuntu niyo mwaba mwarashakanye hari ibanga utamubwira, hari ibanga udashaka kumubwira? Yego, kuko hari ibintu wenda nawe uba utarakira, wenda ni ikintu ni igikomere nawe nturacyakira, nta n'undi muntu wenda urakibwira, nawe biracyakugoye cyane. So birashoboka ko ushobora kutakimubwira atari ukumwanga, atari ukumuhisha, ahubwo kuko nawe utarabyakira. Hari n'ikintu nukuri wumva ko niyo mwamara imyaka nk'ijana, tuvuga urugero niba inshuti yawe ikubikije ibanga. First of all, ni ibanga rye, ntabwo ari iryawe, ntabwo ari business yawe yo kujya kuvuga. Niyo yaba yamugiraho efe, njye mba numva ugomba kurespecta ikintu umuntu yakubwiye, kuko ntabwo ari histoire yawe, ntabwo ikwinvolvinga. Tuvuge ni ibanga rye byamubayeho, ntabwo urimo muri iyo histoire, nturimo, ntibikureba. Kubivuga nta kintu bikongera, nicyo bikugabanyiriza uwayo ujya kubivuga. Wenda wabicisha mu bundi buryo, ukabicisha ku ruhande, kuko hari nk'igihe umugabo ashaka kubimenya, wenda akavuga ati utambwiye ko kanaka byagenze gutya, ko wenda hari uburyo nari kumufasha, ariko mu by'ukuri ukumva se byari ngombwa. It wasn't your story to tell. Ntabwo nyine aba ari ubuzima bwawe, ari ubwawe. Wenda kuvuga ati kuki ibintu bitabimbwiye, ariko ari kubaza ibintu ubuzima bw'undi muntu kuki utamubwiye, n'ubwundi wabirespecte ko ari ubuzima bwe. It's not my business. Mu by'ukuri nanjye navuga ko cyambere cyo kanaka yambuje kukivuga niyo cyangwa kizamugiraho ingaruka, cyangwa niba hari uburyo ari kudufasha. Ikindi mu by'ukuri sinzi niba oya niyo information naba nyiguhaye hari icyo byadufasha, wenda ngiye n'inshuti yanjye ni ukuri ibanga ry'undi muntu aba yariguhaye ngo uribike. Ikindi kintu wenda tuvuge ukunana n'umuntu
ugakunda nka bro we cyangwa se bro akagukunda cyangwa inshuti ukabona akavuga ati icyo kuzamu hari ukuntu utabakompara ariko ukabona ko kana kamurenze ukuntu ntabyo navuga njye ntekereza ko nanjye nabivuga cyane cyane ko hari n'igihe waba utekereza ko uriya muntu amurenze ariko nyuma ukazabona akadefo ke nyuma akenshi umuntu ubona ibyiza bye kwa ko mutari kumwe ukaba uzi ko arenze ashobora kuba anarenze fizikuma ariko ubanye nawe wamenya devo ziba muri closet hari igihe aba ari ukwapresiya gusa tuvuge wenda ubonye umushuti we cyangwa brother we ubonye ni mwiza ni ngombwa kujya kumubwira ati ni ari handsome cyangwa iki like si ngombwa ntabwo ari ngombwa cyane bidatuma wenda aba insecure cyangwa wenda byaterwa na communication mugirana communication level mugezeho hari igihe boyfriend wawe nawe yacishaho gutya nawe yabona abakobwa akaza kuvuga ati twebwe umukobwa ukana kawe ndabona ari sawa n'uburyo muganiriye n'icyatumye abikubwira kuko mushobora kuba muri nko mu kirori ahantu ukapesiye umuntu ukavuga turamuvurema araberewe ameze neza icyo ntabwo nabitindaho ariko turi kumwe ibintu byaranarangiye ashyize nk'iminsi ngahe uramugaruye cyangwa ugasanga uri kuvuga mu kanwa kafite mu masozi cyangwa utangiye kuzajya uhora umuvuga kandi atangiye kuzajya agaruka muri tujye hariya kuko uzi ko hari hari abakobwa bari shady usanga buri gihe ashaka kujya guciringa ku mujimu kugira ngo nyine ikindi kintu ntekereza famiye ye uramutse hari nk'ikintu ubonayo kitagenda neza bishobora kuba wenda bitewe n'uburyo mumenyeranye niba ari bashiki be niba ari ababyeyi be cyangwa se abandi bantu muri famiye ba hafi tumeranye gute ndi girlfriend we ntabwo namubwira girlfriend wamubwira uri umugore se wawe you are part of the family iyo wabaye umugore buryo wabaye part ntabwo uri like okay uba wabaye part ya family kuko turabizi ko twese iyo badushatse tuva iwacu tukajya muri famille y'umugabo aho ngaho nabwo mfite uburyo nabimubwira kuko hari ibyo ngiye ntafite ububasha bwo guhindura cyangwa se wabona biri normal ariko mfite ukuntu nabikubwira just kwa kundi wibigishwa ariko ngo nabonye nyine ukagacisha moto ariko ngende akantu ka danger tuvuge mama warasinda wasanze wana byacitse uramukuvura urataha bigira ibanga wabivuga ese we yababizi ko mama asanzwe abizi ababizi nabimubwira wamubwira aba yabizi ushobora gushaka uburyo ubimubwiramo butari bumurese butari bwumve ko wenda wasetse mama we cyangwa kugira mufashe wowe se kuki utamufasha kuba wabaye nk'umukobwa no reka nkubwire uzi ko ashobora nko kumujyana muri rehab cyangwa nese we wabikora ubifitiye ubushobozi wakwirukana we ntiwarara ukazi kavuga ati I think you need to go to rehab oya tuvuge ntabwo ari nka mushiki wese none biterwa na levels mama I think ntacyo we wabikoraho mama ntakorwaho ni mama ariko mushiki we wenda afite ukuntu ukuri gutekereza yamuri inshuti ushobora kumuvugisha mutari inshuti se ugasanga saa munani ameze no ntimuri inshuti nta nubwo akwakwishiti muri inshuti ukajya wamubwira iki ariko ugasanga wenda uri ahantu uri kumufasha uri kumukuvura bitewe na dega yakoze runaka noneho umugabo akazabimenya cyangwa boyfriend wawe akugase akakurakarira kuki utambwiye ko mushiki wanjye byagenze gutyo was not my story to tell. Yeah, exactly. Ibyo byo birashoboka ushaka kumufasha ariko ntujye kubivuga yazabimenya rego hari gufasha sister we no kutabivuga ni part of gufasha sister byaterwa na dega yakoze tuvuge ni dega ishobora kuba yanamuhiriza muri prison yanyweye cyane akoze dega ishobora kuba tuvuge yanyweye cyane yarari ku muhanda wakavaringa icyo kintu oya tuvuge ntabwo bigeze aho ngaho ariko yanyweye gusa ari ku muhanda cyangwa like yiyandagaje pe ariko reka mubwire byaba hagati yacu for a certain period kuko nimba yongeye nabivuga inama ukanga kugira inama kabiri ukanga nkagukavaringa rimwe kabiri gatatu najya gutanga ariko kuri icyo kintu cya famille njye I think ko ni bya famille yanjye ntabivuga tuvuga wenda hari ikintu mama wanjye akora kitari cyiza cyangwa my siblings
sintekereza ko nakihutira kuza kubikubwira ngo bameze gutya niyo wabyibonera nakureka uko ubibona akaba ari kubifata kuko ntabwo ntibaza ko atari amakuru yo kuvuga ntabwo icya mbere cyo si ibyanjye kandi ikintu nahindura nakivuga si ibyanjye nta efe bingiraho ntaceceka si ibyanjye ariko bingiraho efe nk'urugero okay turi kuvuga kuri famiye tuvuga nko muri famiye yanyu haraningamo nk'indwara runaka par exemple wenda indwara ishobora nanjye kungeraho cyangwa gutera ku bana nko kubyara abana bafite ikibazo ubumuga bw'uruhu yego cyangwa se sikoseranemiya ni ikintu at any time kishobora kuzanzamo cyangwa ngo nzabyara urumva ni ikintu ugomba kuganira n'umuparteneri wawe kuko nawe gishobora kumwafekta kuko wereka mbaza abantu bashatse iyo mugiye kubyemeranya kuko urumva munashaka gutera ivi ukarira ukagira umushatsi ako by'ukuri icyo kintu arwara kivugaho kandi kiri serious kuko hari nk'indwara ziba zikeneye ko abantu babimenya kare mukamenya uko musanga muganga cyangwa se ukamenya ngo bizambaho byanze bikunze cyangwa se byakiri hakiri kare mfite chance nyinshi yo kuba nabigira byakiri mbe mbizi before you say I do I said yes I said yes but you need to know cyangwa abantu bose batwara aga checklist iwanyu mu Rwanda iki iwanyu imeze gutya kugenda yaba ari discrimination ariko ari nk'ibintu ngewe I think natinya nk'ibisazi no uburwayi bwo mu mutwe hari ukuntu biba biri hereditaire ku buryo n'abo bana bawe bishanga I think nshobora kubitinya ikibazo ntabwo yabivuga ubimenye family history ntabwo twayivuga n'andi umuntu akugostinga slowly phone ikavaho ubundi sakwita ubundi akavuga ngo mba ndi busy yandi ubivamo uzi ngewe ku giti cyanjye nabivuga ariko abantu benshi ntibabivuga burya biterwa n'ukuntu umuntu ateye ngewe ku neza yanjye niyo famiye tugiye gufonda kuko undi famiye iri fonde ku binyoma umvira jegajega ndakubwije ukuri njye nabikubwira ahubwo njye nanjye narabimenye nanjye wacu barabimbwiye akavuga ati hari n'igihe uba utanabizi ko ibyo bintu biraniga muri famiye yawe ukaba tubwe nk'ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe ukabona wenda umukuzi wawe uyu bimeze gutya ariko utazi ko ari ikintu kiraniga muri famiye yawe nawe utabizi wajya kubwira ibintu utazi ariko se ubaye ubizi ariko bigutera nk'isoni utari fier yawe udafite uko byakira naceceka ahubwo njye ndi kuvuga ko personality yanjye bitewe n'ukuntu nteye ikintu kingora kucyakira kongera nkacyakira kandi njyewe nkunda ukuri kurusha kumbeshya hari ikindi kintu ntekereza ushaka gukunda umuntu agukunda abona nyine mugeze noneho kuri rwa rwego rwo kuba mwashakana ariko ugasanga hari abantu bakigira ugasanga wenda nk'abantu bafite babana n'ubwandu yego baracyabashyira mu kato umuntu yakwangira icyo kintu yakwanga ko wenda ababyeyi bawe kubera ko ababyeyi bawe hari ikintu kubera ko bafite icyo kibazo uwo muntu wabimubwira kandi umva hari ukuntu abyivugishaho ugahita umenya ko umuntu ari radical ugahita umenya ko umuntu ari radical ariko ahandi hose ari sawa njyewe nabivuga still ndacyasipotinga ko nanjye iyo nabimubwira kandi ari uwo kugenda aba ari uwo kugenda ariko still ubimubwira hari level mugezeho ahubwo niho hari ikibazo when are you ready yo kubwira umuntu ngo this and this about me and my family kuko iyo ni secret ya family yawe kuyibwira umuntu rero mu kwezi kumwe ashobora no kugenda gutaranga agushyira hanze wenda mukabimubwira ariko atangiye ibintu byo ukamubwira okay basi ndabizi ko ushaka ko tugera kuri uru rwego ariko hari ibintu nshaka kumenya ubyakira uko ubishaka kuko niko bimeze ako sinasiporta kuhisha ibintu nk'ibyo umuntu muri gupanga kugera na fitiyo kuko birabafekta one way or another sibyo birakugarukira wabishaka utabishaka birakugarukira kuko tuvuge nimba ikintu kiraniga muri famiye yanyu ushobora kubimuhisha tuvuge nk'iyo siko se anemia ukabimuhisha ugasanga umwana wa mbere mu byaye aba diagnosed uwa kabiri
akabwira ibintu n'ibiki kandi ushobora kuba warabimubwiye mbere mukajya no gukora tatuma kuko ari ibintu byaje hanze bari advanced cyane nimba muri famille barabafasha siko se anemia by the way ni indwara ifata amaraso ariko usanga amaraso uturemangingo tw'amaraso uturemangingo mwarafunze tw'amaraso tuba ubusanzwe murabizi hemoglobine ukuntu ifite shape iri irregular irregular so ubundi bimeze gutya ntabwo ibasha gufata oxygene neza bigatuma rero abana benshi ntabwo barenze imyaka 10-12 ahita apfa uwa kabiri agapfa ugasanga abantu baravuga ngo baraturogeye cyangwa se ngo abantu bahariya ngo banga abana babo barabapfa abantu babishaka famille y'umwe ngo famille yanyu bararoga baratwanga niyo mpamvu no kumenya n'umuntu gushakana nawe uretse ibintu by'umutima mwiza n'iki agomba kuba ari informed asoma afite amakuru ushobora no kubyara abo bana mbere y'uko inagaragara mukagenda gutestinga ko nimba izo cells bagahita babafasha izo cancer cells bakazibona hari n'igihe babatreta bigashira bitaragera kuri level yo kuba byakudevelopamo cancer so niyo mpamvu umuntu usoma rero nawe hari ibintu biba bikomeye cyane uvuga information igo rwose ni ukuri rwose mwabanye mwe tugerageza nibura ugira ka information kamwe tubiri hirya no hino reka tubabwire turi kuvuga ibintu byo kuvuga ibanga nimba ubwiye umuntu ibanga agomba kuba afite ya level of understanding kuko kuno twe twicaye hano turayifite kuko kamemano turi kuvuga twahita tubyanaliza twahita tubona ukuntu twabihendoringa nimba umuntu aje kubwira ibanga rye ntabwo ari kubwiye kugira ngo umujaginge ntabwo ari kubwiye kugira ngo uzagire uri mucyurira ubwo nimba umukunda koko ugomba kumwumva kuko abakweretse uwo ari we en detail atagukunda ashobora kukwihishamo mukazenda mubana igihe cyose utazi ngo umuntu ameze gutya arakwiyeretse wese either ushaka kumufasha kuba urwo rugendo arimo warumufashaho cyangwa ukagenda niba mutabishoboye please nimba udashoboye guhendoringa ikintu nk'icyo the door is always open wagenda ukamubwiza ukamubana ukamubera umwana mwiza agahora bigucyurira we don't need toxic men imana ibatembere ni yo gucyurira umuntu kubera ko hari benshi barabihishe sibyo bifi niyo mpamvu ari ibanga cyane ugasanga arakwizera arabikubwiye bimugoye aragukunda wowe in return tangiye kuzajya umucyurira ngo mwarakaranyije wabyibuha gute kuvuga as if I was offended nibyo ngo agatangira kwanaliza famille yanyu kwamubwiye ikintu ubundi ikintu cyose umuntu atari tayari kuba yavuga hari impamvu abatarabya wenda batariyakira abatarabona uko abisohora cyangwa se atarizera yuko nawe ubasha kubyumva nk'uko abyumva niba hari ikintu umuntu atakubwiye nk'ibanga ukakimenya wigira big deal shaka kumenya impamvu atabikubwiye kandi nayikubwira uyakira ukwiye ubaha impamvu atabikubwiye hari nka biriya twavuze wenda ngo it's not my business to tell icyo gisubizo ugomba kucyubaha kuko umva akubwije ukuri ashyizeho akadomo ntabwo ari business yiwe byubahe cyangwa se ukamenya ikintu ku muntu tuvuge nk'urugero rap bashaka barakufashe ku ngufu ukiri umwana noneho ugasanga byabaye ukiri umwana famille yarabimenye icyo gihe barakorana karitsiye barabimenya ariko urakuze ashize imyaka 10 n'ingahe muri wowe ntiwabyibagiwe ariko ni ikintu udashaka kuvuga kuko ntabwo kugarukaho sibyo noneho ugasanga utangiye gukundana n'umusore yazaza nko muri karitsiye akavuga ego atukundana n'umukobwa kwa runaka bafashe ku ngufu noneho akabaraje ngo se kuki utambuye ko bakufashe ku ngufu ukamubwira nyine nta gisubizo ufite tubibaza ari n'umuntu bibaza tuje akabwira ati se sheri ko nari nzi ko unyizera kuki utabimbwiye ariko kenshi cyane umukobwa nk'ubana n'icyo gikomere ahita we ugakureka kuko wumva nta muntu uzamwakira abantu bose bamenya amabanga yanjye abantu bose bamenya ibyambayeho niyo mpamvu nugira ikintu umenya ku muntu uzihangane nibiba ngombwa kubimubaza wenda ubimubaze
witonze cyangwa se aho wakuye amakuru ari ukura yandi birangire ufushe kandi niba umubajije akakubwira ngo ntabwo ndi ready yo kuba nakubwira iki kintu byakira uko biri ubundi se kuye cyo wagiye gushaka ngishobora kumaza byagenze gute byari bimeze bitavuga ati oya ushobora no kubibaza akahita agwa muri koma kwa ko nagara byakeye anatungwe n'ukuntu bimenye wenda ntiyabye expect nako ibyo ushobora kuzabimenya abunyura bimubajije ikindi kintu nibaza uciye inyuma umukunzi wawe babimubwira byaterwa n'ubwoko bwo gucana inyuma please don't ubwoko ni ubuhe bugira ubuhe bwoko bayabyeterwa n'impamvu bikoze buriya ndibaza ko ashaka kuvuga hari ukuguca inyuma biba biri intention uba wapanze umva ntabwo uzi gupanga guca umuntu inyuma ntabwo ndi umuplay kanabeshya ukera bora plan yose ukavuga ati uyu munsi rwose nzakenyera aricyo ngiye gukora ibyo bintu wajya kubivuga ariko ibyo bintu biba binarenze ntabwo uba guilty nyuma yaho wa muntu murahura ukumva nta kintu umutima uri kukurega ukamera neza ngiye ikintu ntekereza wapanze guca umuntu inyuma of course umutima wawe uzagucira urubanza kuko wabikoze n'umutima ukubwira ngo kuki ubikoze ukabikora ariko nshaka uburyo birangiza niba utagifitiye umuntu feelings ariko biba bigoye umuntu wabipanze wamuretse bikagira inzira n'aba yapanze guca inyuma no cheating iri accidental wari wanyoye cyangwa se wisanga sinakungwa reka just tureke kwibleminga kuri alcohol ushobora kwisanga na crush wawe umeze gutyo ukaba ati uyu munsi mfite opportunity ngaho kuno aho wahera ujya kubivuga niyo byarangiye bitashobora kugenda abimenye se abimenye nyine ubwo yawe ushobora kubimubwira ntabwo nyine byagenze gutyo wenda ukableminga alcohol nk'uko twari tubikoze akakubabarira ariko ntubikoze abikuye ahandi reka kuba nk'urugero umuntu wawe mwari mumeranye neza he is a potential boyfriend soon to be husband mumeranye neza ni ikintu kibaye one time one time nticyanarastinze for long uwo muntu ntabwo umuntu mumeranye neza gutyo ugiye ahandi gute shiri bibaho don't pretend to be innocent things happen ibi umva no njye ndemera ko bibaho ariko hari akantu katagenda hahandi oya nta na kamwe ni perfect opportunité yipresente umva ushaka kuba cyangwa se wenda uhuye n'umu ex wawe ajya aba ex we n'iyindi story umufresh wawe muri secondaire ati noneho yabaye mwiza yararenze murahuye situation nese ukurajya kubivuga byarangiye nta nimero yifite nta nubwo bikama none waranabimize nyuma y'imyaka 100 bikazamugaho wenda muri mariye harimo mwari mariye warapfushije mwakomeje nta kibazo na kimwe umuntu akabira niyo mpamvu mvuga abakobwa dukunda trouble wamucitinzeho umutima uri kugucira urubanza ibintu byarangiye hashize amezi 10 ubundi ugasanga urabizanye ngo I think we need to talk about this birakumariye hari ikindi kintu ntekereza come to think about this hari igihe ushobora gukora sex n'umuhungu ariko uri mu minsi yawe ya ovulation ufite potential kuba watwika yego umuhungu abizi hari abahungu baba bashaka kugira abana ariko ntabikubwire nawe ukabimenya ukajya muri pharmacy take a pill slowly ntabyo uvuze kuko ugafata pill yawe jama akakubaza wapi ahubwo I think iyo scenario yizana muri mariage no mariage ntabwo turabona reka mubwire kubera ko umuntu gute se turi single njye urashaka mbyare bibaho how no reka kubwire hari igihe ababona akubwiye ngo urashaka kubyarira nk'ibyo uri kuvuga arabisi ko feministe ufite ku mubiri wawe ubizi neza se ko ari potential husband n'ubundi nutamubwira iyo first be the husband banzi be husband ariko afashe pill ni ngombwa kubimubwira uzahita ubwira ngo nafashe pill ni ngombwa ko mbikubwira ko ntashaka kubyara before ubizi se kari wita kwanga
ashobora kuvuga ko ufite option ya pira cyahari nyine wenda bisanze muri iyo situation kwisuvuga ati okay I still have an option ya pira njye ahantu byangora uri umugabo wanjye kuko uri umugabo I think ko nyine ho hari ukuntu nyine ushaka umwana ndumva ntafite right yo kwanga kubyara why not still your body ariko uri boyfriend nta garanti mfite yuko uzaba umugabo wanjye uri gushaka tubyarane niba ntabishaka I think ufite right yo kwikubwira ngo bino yamaze gutera ivi I'm not ready diamond ring millions zawe ze zingahe ziri mu ntoki zawe cyeka mbishaka wabimubwira ko afashe pire wenda udashaka kuzaba utwite mu ikanzu yawe nziza ya mariage tuba dufite dream dresses zacu you know uvuga ati ngomba kuba nkeye muri kaka dress undi nawe yumva muzakora ubukwe mu kwa 10 wenda nta kibazo niyo waba mwarasizo n'amadate n'iki byose ntabyo nambwira sibyo no niyo twaba turi kumwe ntabyo nakubwira kuko iyo information ushobora kuyivuga igasenya ibintu byose kandi nta kibazo kuko icyambere umuntu wese wabize sex muri relation ntabwo byanditse ko agomba gutwita ni high chances but it's not ovulation maybe it's one day before the ovulation cyangwa nyine nibyo ndikubwira nakubwira ni I don't know what happened nanjye simbiza gusangira kugabo tujye kwa muganga turebe niba byana hari ikibazo se ubwo twareba nawe twareba ku mande zose ariko njye hari level nakubwira ko nashaka kubyara there is no like freely like I'm not ready ntabwo nshaka kubyara ushaka kuzamura ku bintu bitari ngombwa rwose kuki se ukuri kuzana umwana wa mungane wavuze neza n'umubiri wanjye ni shwa zanjye nturanshaka I have to do what I have to do with my body what telling you A and B and Z ntabwo no ushobora no kuri nko kuri contraceptive ntubimubwire of course yes ashobora kuvuga she a whore kuko ari gufata contraceptive kandi ari kwiburengagiza ko nawe ari kwengenjinga muri ibyo bintu cyane cyane abahungu bo mu Rwanda ibyo ngibyo byo tubivugeho umuhungu iyo azi ngo ukoresha uboneza urubyaro utarashaka urindaya mu mutwe we I think right now afite mentality yo kutabyara ngo niyo mpamvu ndazisiga atamva ko utazabyara wazanagira n'ikibazo ugasanga bigushyizeho ikintu njye mashaka kubabaza ese uwo mukobwa having sex nawe wenyine cya yengaginga n'abasore ari kubikora as protection ikintu umuhungu ashobora no kugira impression ko ufata contraceptives because you sleep with n'abandi bagabo kandi atibuka wese ntabwo ari mu mwabo arahari ahubwo hari n'igihe hari aba boyfriend mama muri kumwe akumva ko mugomba kwengenjinga muri sex as if you guys are married. I need you to be there. I want sex, you need to be there. West, South and Center. Agagu flying off just for that. Yarangiza afata contraceptive akara. Like come on, you're the one who's making me do this. Basi ko ibintu byo kubyara byakagombye kumvikanwa. Oya nagahubwo tujye nawe hari abatumvikana kubera ko bibaye byiza byakumvikanwaho mukavuga ngo this time nago ngiye ndi ready reka dutegereze umwaka dutegereze imyaka 2 reka bikaba hari plan mukabivuga yes ariko by the time musha n'abahungu bangahe mushobora kumvikana ukavuga ati ngewe ndajya kwa muganga bameze uburyo ubu bw'imyaka ingana 5 kubera ko tuzakurana mu gihe cy'imyaka 3 ngabyemere naje kuri condom who does that condom se mukundana kuki se yabyemera nawe ntago babishaka aho icyo ukora urabizi kuri kudating mu Nyafrika get your period uchechek drink your pill shut up and drink your pill ubundi wendereye kuko reka nkubwire uragiye ugiye kubimubwira wenda wagize n'ibyago urabimubwiye nayanda wenda byahuriyemo yagiyemo ugize agata kuba ko ari y'uwundi agatangira cyajya ko ivuye ariko when you shut up you know that it happened wrong at yes avuga ko kandi bishobora kukugaruka atsabye ko wabete uri kumbaza iki ubwo nyuma waciye akahita kwiyakana kandi abizi neza ko ari we
so ibintu byose ntabwo amabanga yose ari ngombwa kuyavuga kuri kose si kwiza. Thank you so much people. Twaganira ikiganiro cyiza ba Vivi nabakunze uva nyine n'aba bloggers bose n'aba content creators. Viviane afite YouTube channel sigera nagurashira ariko afite content nyine ishyushye azaba vuba mukurikire inzozi series mushaka kumubonamo niyo mwamukunze ariko vuba araba content ishyushye. Style by France ni blog irahari kuri internet, style adudu tips two gushopinga ibintu byinshi cyane umukobwa akeneye. Style by France kuri Instagram ni Viviane Marie France. Wowe witwa Viviane Kamikazi ariko niyo bakandikamo Divine nanjye Piscine M. Mwakoze cyane kwana natwe muduhe comment umunsi murabona ko twaganiriye wana sharing wana subscribe